mbaye ikaze mwebwe mukurikira ibiganiro byagaragara gospel. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndishimwe Josue Malpaz. Iyi ni impamo y'ijambo. Hindura imikorere cyangwa uhindura uwukorera. Hindura uwo uri we none bigishoboka. Abantu benshi batekereza yuko bashobora gukora ndetse bakabaho ubuzima bw'amaharakubiri. Hari n'abatabubaho mu buryo bashatse, ariko ugasanga ni abanebwe bo kutita ku nshingano zabo ndetse no kumenya imimerere yabo bari bo. Niba turi abakozi b'Imana, tugomba kubigaragaza mu mico yacu mbonera no mu byo dukora. Ntabwo tugomba kubaho amaharakubiri. Bibiliya idusobanura ko tutagomba gukeza abami babiri. Biragoye muri iki kinyejana, kandi na Pawulo yaravuze ngo njya gukora ibyiza, ibi bikantanga imbere. Ariko si urwana intambara. Yavuze ko akubitana ibipfunsi kandi akarwana nk'udatsindwa, ahubwo ashaka gutsinda. Niko kuri kwa nyako k'ubukristo, ni uguhora ku mavi kandi dusaba Imana kugira ngo idutsindire. Nta muntu wera de, ariko igitangaje mu mbaraga za Yesu aduha ubushobozi bwo kubabera. Yari mu isi, niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamwemera. Icyo akora, abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Igitekerezo gito. Umugabo witwa Alexandre Rugala, ubu yari indwanyi ikomeye cyane yakomokaga muri Macedonia, yaje gufasha Ubugiriki mu kwigarurira isi yose. Uyu mugabo wari indwanyi cyane kandi ikomeye, yari ifite umutima ukomeye ukiri muto. Mu gisirikare cye yari afite intwari nyinshi kandi n'abantu b'indwanyi. Umunsi umwe ubwo yari yicaye, bamuzaniye umugabo wari ikigwari cyane. Yari ikigwari kuko ibyo yakoraga byose n'inshingano ze atazitagaho. Gusa igitangaje, uyu mugabo yahoze ari intwari. Icyari cyaramuhinduye nicyo cyari cyarayobekanye. Nuko baramuzana, bamuzana imbere ya Alexandre. Baramubwiye bati, uyu musirikare wawe yahoze ari inyamibwa kandi akora neza. Yari imparuzo mu nkesha mu bo twari dufite. Gusa igitangaje, ubu ngubu yarahindutse. Alexandre yaramurebye mu maso, aramubwira ati, ibyo bakuvuga ni ukuri? Umugabo ntiyasubije, ariko asa nk'ukoresha ikimenyetso cy'umubiri cyo kuzunguza umutwe. Yamurebye mu maso nanone, amufata ikiganza, aramubwira ati, witwa nduwundi? Dore bisanzwe bizi yuko nubwo Alexandre yitaga ku basirikare be ndetse akababa hafi, ab'ibigwari cyane bitaburaga yuko bashobora no gucirwa urwo gupfa kubwo kurangaza abandi ndetse no kurangaza umurongo mpamo y'icyo yabaga ashaka kugeraho, kuko yumvaga ashaka gufata isi kandi mu biganza bye akiri muto. Uwo mugabo wari ufite ubwoba bwinshi yamubwiye ko yitwa Alexandre. Akimara kumubwira ko nawe yitwa Alexandre, Alexandre yamurekuye ukuboko. Amusubirisha amati, nakubajije ngo witwa nde? Undi nawe yaramusubije ati, nitwa Alexandre. Aramubwira ati, ni ukuri ko witwa Alexandre? Undi nawe ati, yego. Aravuga ati, urw'uyu munsi urarucitse, ariko nta Alexandre umeze nkawe. Hindura izina ryawe cyangwa uhindura imikorere. Genda wisubireho. Umugabo yaragiye yisubiraho kandi aba intwari. Mu bice byakurikiyeho, ni umwe mu bamubaga hafi kandi wahamagarwaga Alexandre. Isomo twakuramo: hindura izina ryawe cyangwa uhindura imikorere yawe. Wabonye uburyo bamwe mu bakristo ndetse n'abemera iby'iyobokamana berekana yuko ari abantu b'Imana kandi batanga byose kugira ngo Imana ibemere, ariko igitangaje, ntibita ku bandi, bagira ivangura, ntibagira urukundo, ni abasambanyi, ni ababeshyi, bakora byose ariko bakitwikira rya zina ryo kuba ari abakristo n'abantu b'Imana. Hindura izina ryawe cyangwa uhindura imikorere yawe. Yesu yavuze ko mu bihe bya nyuma, kubera ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Arongera aribaza ngo, ese umwana w'umuntu naza mu isi azasanga kwizera kukiri mu isi? Ni ikibazo nawe wakwibaza. Gusa muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14 aravuga ngo, ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwigishwe mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwiza. Uyu murongo ni ubwo butumwa buri gutangwa. Hindura izina ryawe cyangwa uhindura imikorere yawe. Niba uri umukristo w'ukuri, uba umukristo w'ukuri kandi ukora ibikwiye.
umukristo nk'uko uri uwa Kristo. Ubundi abakristo ni abantu bakoraga ibikorwa bisa nk'ibya Kristo maze babita aba Kristo. Ese uri umukristo cyangwa uri uwa Kristo? Umukristo w'umukristo. Hindura izina ryawe cyangwa imikorere yawe. Ariko icyiza ni uko izina ryawe ryahuza n'imikorere yawe. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndishimwe Josue Maripasi. Impamo y'ijambo.